agakiza n'umwarimu mwiza n'umwigisha mwiza, agakiza kakujyana mu ishopu kugura imyenda wowe wijyanye ujyanye nako, kakakwereka amahitamo, kakakubwira ngo ibi ni iby'abana b'Imana, ibi ni iby'abana b'isi. Ibyo ntibigombera protokole ngo mujyane ngo urabona ngo ubuse ngo ubu nakambarangije ipireshya gute, ubuse ngo hejuru. Ibyo ni imbaraga z'agakiza zibitoza. Amen. Uyu munsi hari igihe bibiha, uyu munsi agakiza ukagashomerana, ubwo ntibibishye. Hari igihe bibiha agakiza ukakabamo ugatinda kubona umugore, ubwo ntibibishye mu isi y'umubiri. Hari igihe bibiha ugakenana agakiza ugakodesha inzu 30, 40, Imana ireba. Hari igihe agakiza gatuma ubuzima tubayemo utaturyohera none, ariko icyiza cyako umunezero wako nturi none. Iyo uri mu muhamagaro wemera ingaruka zawo, kuko ijwi ryaguhamagaye ringana n'imbaraga zizakurindira mu muhamagaro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro muri Kristo. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga, ndi umukobwa. Ndashima Imana ko inyemereye guhagarara imbere y'iteraniro. Nari maze igihe kitari gito, nari maze iminsi rwose ntabahagarara hano imbere. Turashima Umwuka Wera wabikoze akaturarika anyuze mu bayobozi b'itorero. Imana ibahe umugisha abayobozi, mwagize neza kudutekereza. Imana ibahe umugisha. Dusabiye umugisha baje mu nzu y'Imana gutarama uyu munsi. Ni umunsi umenyerewe, ariko umenyerewe nyine nk'umunsi w'itorero, ntumenyerewe ku bwawe. Imana ikurinda amajya n'amaza kugira ngo uze gutarama, n'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana yagize neza rero kubarinda, nanjye kandinda. Umwami ahabwe icyubahiro. Reka dusome amagambo y'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye, maze iminsi mbizi ko nzaza. Twagize igihe cyo gusenga no kubaza icyo Umwuka Wera ashaka kuganira namwe uyu munsi. Reka twumve icyo Yesu yatanze kugira ngo tuganire n'itorero. Igitabo cya Rusi, igice cya mbere murongo wa 14. Igitabo cya Rusi rimwe 14. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo barongera batera hejuru bararira. Orpa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Nawo maravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara niho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahamambe, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Amen. Yohana 6, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 murongo wa 65. Yohana 6:65 mu butumwa bwiza. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo
nuko aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na data. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri nde? Kari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye yuko uri Kristo uwera w'Imana. Amen. Dusome mu rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya 2 murongo wa 20. Rwandiko Petero yanditse rwa kabiri igice cya 2 murongo wa 20. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2 murongo wa 20 ni page ya 242 muri izi Bibiliya ntoya. Dusome. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza ko arabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho nibyo uyu mugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yiyuhagiye isubiye kwigaragura mu byondo. Imana idufashe. Dusoreze mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, niho turi busoreze igice cya 11 murongo wa 13. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 murongo wa 13. Hanyuma tusobanurire amagambo ko umwuka ashaka. Abaheburayo 11 murongo wa 13. Haravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiruroga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Murongo wa 15 niwo nagambiriye cyane. Uravuze ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo yo mu ijuru, ari cyo gihugu kirusha kuba cyiza. Bashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Ego. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ndirimbe turirimbane namwe niba bishoboka, ababishoboye. Indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo gushimisha. Turakoresha piano gusa, ko numva na acoustic cyakora, piano na acoustic. Hanyuma tuganira aya magambo numva umwuka wera yashyize muri njye. 41 mu gushimisha. Nasezeranije guhora gukurikira Yesu iminsi yose, umure hafi mukiza wanjye mwiza. Singitinya intambara bisose wowe umagarikiye, sinashobora kuzimira nimora kuyoboka. Singitinya intambara umagarikiye, sinashobora kuzimira nimora kuyoboka. Ndashaka yuko twibanira n'igeragezwa n'isi, numva amajwi yanyikinga iteka ngo muveho. Ababisha baranyegereye bari
ryamwumvise rindutirayo yose rinyongorere umutima ngo ntumvirayo sha orumbwiriza ibyo kuhinyura kandi uhora untegeka haleluya uvuge ngo nanze ngumvire mureke sinizera hora we orumbwiriza ibyo sengana nanjye isengesho uhora untegeka uvuge ngo nanze ngumvire mureke sinizera ukiza wasezeranije abamukurikira yukuza bageza mw'ijuru bahoraneyo nawe kandi nanjye nasezeranije uhora ngukorera umfashishe unibambe wera tausha wera kandi nanjye nasezeranije uhora nguko haleluya oh umfashishe unibambe wera tausha wera kandi umpe kugera ikirenge mu cyawe muyobora imbaraga zawe zonyine nizo nirikira ujya unyobora iyo nzira yawe iriho muri isi maze uzanyakire ijuru ukiza wanyijije ujya unyobora iyo nzira yawe nkiriho muri isi maze uzanyakire mw'ijuru mukiza wanyijije basarabagirana iteka ryose bazambikwa amakamba y'inkera abo ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu aba ni bande n'abacishijwe n'ubuntu kubwo kwizera haleluya basarabagirana iteka ryose bazambikwa amakamba y'inkera aba ni bande n'abacishijwe n'ubuntu kubwo kwizera aba ni bande
bazara bagira n'iteka byose bazambi kwa makambaye. Tuganira aya magambo afite intego ivuga ngo abizeye Kristo bavuye mu isi bavamo. Kwizera Kristo ni imbaraga zigukura mu isi kandi n'isi ikakuvamo. Kumenya Yesu, umuririmbyi yaravuze ngo kumenya umukiza ngo bimbereye umugisha mwinshi ntasobanura. Urukundo rwe ruranyuzuye, ngo umwami ni mwiza, ngo ndumva imbaraga nyazo zibohora. Uku kwizera Yesu ni imbaraga zikorera mu bitekerezo, zikaguformata, zikagukuramo imitekerereze y'isi, zikaguhindura nk'uko ijuru ritekereza. Haleluya. Kwizera Yesu ni imbaraga mvajuru zifata umutima w'umunyabyaha zikawuformata agasigara ari zero mu by'isi, zikamuha gutekereza nka Kristo. Paulo yandikira Abefeso yarababwiye ngo Imana yarabazuye mukimara kwizera ubutumwa bwiza. Imana yarabazuye ibazurana na Kristo, ibicazanya nawe mu ijuru ahantu h'umwuka. Abo baba mu isi ariko isi ntibabemo. Batekereza bice by'isi, isi bayibonera umwanya muke kuko bafite ahandi hantu baba. Ntago babinaha, bafite ahandi hantu batuye, bafite ikindi kirere bakoreramo, bafite ibindi bintu bumva bitari ibyinaha, bafite ibindi bintu bakora bitari ibyinaha, bafite gutekereza nka Kristo. Munyikirize amen. Yo, munyikirize haleluya. Narimba kumbuye n'ukuri, nari nkumbuye guhagarara kuri uru ruhimbi, Mwuka Wera himbazwe wanzanye. Haleluya. Bitera ubwoba iyo baduhamagaye ngo tuze kubwiriza Nyarugenge, abanza gatitira kumva icyokere, kubera ko nyine haba n'ahandi hose hadutera ubwoba, ariko hano hakenera izindi mbaraga. Rero umuntu aba yasetse, zamutse imisozi n'ibibaya, wasenze hashoboka n'adashoboka, kugira ngo uze kuvuga ibintu bingana n'ibyo Yesu yakavuze ari ku ruhimbi. Haleluya. Biragoye rero kuvugira umugabo uhibereye, ariko aradushyigikira. Kumuvugira ahibereye ari gukontorora ibintu byose ntago byoroshye, ariko kandi biroroshye mu mwuka biroroshye. Rero aya magambo niyo Yesu yampaye ngo tuze kuganira. Kwizera Kristo kudutandukanya n'isi, kuratugenya no kugenya, kwa kundi batandukanya umwana na nyina, bagakata gutya, kwa kundi umwana agasohoka, umubyeyi akabukwe n'umwana akabukwe. Uko niko ubutumwa bwiza bumeze, dutandukanya n'icyaha. Icyaha kimera nk'inyeshyamba, kikajya kiza giseseye ku muntu wizeye, ariko ntago umuntu aba umuturanyi wacyo. Haleluya. Kwizera Yesu kudutandukanya, gutekereza ibyo mu isi no kumera nk'abisi. Iri jambo dusomye mu gitabo cya Rusi, ni uyu n'umukobwa umwe mu bakobwa b'ibitangaza babayeho mu isi. Hari abantu njya nsoma muri Bibiliya nkumva nsheshe urumeza, ariko nakibuka ko babaye intwari zo kwizera, nkahita mvuga ngo nanjye nkwiye kugera ikirenge mu cya Kristo kugira ngo turebe ko tuzicarana nabo muri iri juru bicayemo. Haleluya. Munyikirize haleluya. Umukobwa w'umunyamahangakazi uva mu maraso mabi yanduye, amaraso y'abakobwa baryamanye na se, abakobwa ba Loti babiri basindishije se, basambana nawe. Ubwoko bumwe bw'Abamoni, ubundi ubw'Abamowa. Abamoni, Abamowa. Uyu mukobwa avuka mu maraso mabi yanduye, igisekuru
giteye iseseme cy'abana b'abakobwa baryamanye na se. Umukobwa w'igitangaza wahishuriwe Yesu mbere yuko Yesu aza, imbaraga imwinjiramo. Haleluya. Aba agira umugisha ba hafi y'umugore w'umuheburayo kazi uzi Imana, uri mu ngaruka z'uko bahunze bakava i Betelehemu bakajya iwabo ngo bahunze inzara. Betelehemu bisobanura igihugu cy'imitsima. Bavuye mu gihugu cy'imitsima, inzara yateye, bagiye iwabo we n'umugabo we n'abahungu be babiri. Agize ibyago uyu Nawomi, umugabo warapfuye, abana be b'abahungu babiri nabo barapfa, ariko bapfa bamusigiye abakazana bo muri iki gihugu kibi gifite amateka mabi, Orpa na Rusi. Babana nawe muri ubwo bupfakazi n'abari abapfakazi, ariko uko ari babiri bagira gutekereza gutandukanye. Twese amen. Ibintu byose bibera mu bitekerezo. Kwizera Kristo bibera mu bitekerezo, kandi nta na rimwe Imana yakuremye ngo uri umuntu uri empty, ubeho gutyo gusa nta kintu kikurimo. Iyo hatakurimo imbaraga z'Imana, haba hari imbaraga z'umwijima zikurimo. Nuko uteye nturi robo, ntabwo uri igisitati kiraho. Oya, hari ubwami bubiri bugukoreramo. Ubwo wahaye agaciro nibwo bugukoresha. Gutekereza kwabwo no kugenda kwabwo, amategeko n'amabwiriza y'umwami wahisemo ni ukuyobora. Iyo muri wowe hatarimo imbaraga y'Imana, haba harimo iyindi imbaraga y'umwijima. Kubera iki? Ntabwo uri Sofiya. Wapi, nayo ifite ukuntu ifotora. Yego. Aba bakobwa babiri babana mu nzu, bafite umugore uzi Imana, abaseriva kimwe, abaganiriza Imana kimwe, nyakimana ihari. Abaje gusenga amen. Umunsi umwe Nawomi ngamenya amakuru ko i Betelehemu inzara yashize. Harabegeranya, harabaganiriza, harabwira abakobwa beza, mwarakoze kwihangana, ntimwansize, mwagumanye nanjye, mwarihanganye. None namenye amakuru ko i Betelehemu inzara yashize, ndashaka kubasezera, mbashimira uburyo mwihangananye nanjye, hanyuma mugume hano. Uwiteka azabaha undi mugisha, azabaha abandi bagabo. Baramubwira Rusi, aramubwira ngo ngewe ntago wansiga, kuko gutekereza kwanjye kurimo kuransatiriza ko Imana yawe ishobora kuzambera Imana bigakunda. Nubwo aho narindi ntari nyifite, ariko Imana yawe yazambera Imana yanjye. Munyikirize amen. Nguru urugendo rwo guhinduka ni ugutangira gutekereza Kristo, ni ugutangira kumva Kristo, ni ugutangira kumureba kandi ari kure, ni ugutangira kumva imitekerereze ye. Iki gikorwa nta wundi muntu wakiha, Umwuka Wera niwe ugitanga. Twese haleluya. Biravuga ngo baramuherekeza. Uko bamuherekeza akabwira ati bakobwa beza, nta mugisha w'abana nsigaranye, sinababyarira, naracuze, byararangiye, nimwigumire inaha, Uwiteka azabaha undi mugisha. Orpa ngo yumva iyo ngingo niyo, abwira nyirabukwe, haramubwira ngo nta kibazo, ngewe ndagiye nsubiye iwacu, ndacyari agakobwa gato, Imana izampa umugisha. Hanyuma Imana izahampera umugisha. Ngaramusoma asubirayo. Amateka ya Orpa arangiriraho. Iyo wizeye Imana buhoro ubona amateka make. Kuko ingano y'urukundo ukunda Imana ingana n'ingano y'ibyo ubona na Imana. Yego, kansubiremo. Urukundo ukunda Imana rungana n'imirimo uyibonamo. Iyo abandi bayivuze bike, wowe uyivuga byinshi, kubera ko wowe nayo mufitanye amateka. Munyikirize amen. Rusi